azansiga njyenyine, azanyobora uko yayoboye Abisirayeli mu rugendo ngereyo, azanyobora uko yayoboye Abisirayeli mu rugendo ngereyo, akomeje isezerano bamutegereza. Bakristo bavandimwe inshuti n'abandi bose ari abatwumva abazatwumva mu kindi gihe, tubahaye ikaze muri uyu mwanya mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Tunejejwe n'Imana kugaruka kubana namwe muri aka kanya kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana Imana ishyize ku mutima wanjye kugira ngo tubiganire kuri uyu munsi. Ariko mbere ya byose twaba tubanje kubasuhuza abari mu Rwanda mu ntara enye zigize u Rwanda n'umujyi wa Kigali, abari burasirazuba, uburengerazuba, amajyepfo n'amajyaruguru ndetse n'umujyi wa Kigali. Mwese tubahaye ikaze, Imana ibahe umugisha. Tubahaye ikaze abari muri Uganda, mu Burundi bashobora kumva ururimi dukoresha. Duhaye ikaze abari muri Tanzania, Kenya, mu bihugu byose bya SADC, hari abanyarwanda, abarundi cyangwa se abandi bashobora kumva ururimi rwacu. Tubahaye ikaze, Imana ibahe umugisha. Duhaye ikaze kandi abari twumva cyangwa bazatwumva mu bindi bihe bari ku mugabane w'Uburayi. Dufite inshuti mu Bubiligi, dufite inshuti mu Bufaransa, dufite inshuti muri Amerika, dufite inshuti zatwumva cyangwa zirimo zitwumva muri Canada, muri Australia ndetse no muri Aziya, aho abantu bari hose bashobora kumva ururimi dukoresha. Tubahaye ikaze mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Uko bisanzwe akaba ari Theoneste muri hano, pasiteri ubasuhuza. Imana ibaho umugisha. Nagira ngo rero twihuse dusome ijambo ry'Imana riri mu gitabo cya Samweli wa mbere ibice 2. Turasoma umurongo waho wa 2 n'uwa 3. Aravuga ngo nta wera nk'Uwiteka, kuko nta yindi mana itari wowe, kandi nta gitare kimeze nk'Imana yacu. Ntimukongere kuvuga iby'ubwibone bikabije, bityo ntimukabe abanyagisuzuguro mu byo muvuga. Uwiteka ari Imana izi byose, kandi ariyo imenya urugero rw'ibyo abantu bakora. Imana idufashe cyane kubwira ijambo tumaze gusoma. Twarihaye umutwe w'ijambo uvuga ngo Uwiteka azi byose. Uwiteka azi byose. Uretse Imana yonyine, abantu bose nta wigeze kumenya, yaba abahanga babayeho kera cyangwa se abariho none, nta wigeze kumenya ibintu byose. Icyakora umuntu ashobora kugira nosiyo, ubumenyi ku bintu bitandukanye, ariko kuvuga ngo umuntu yamenya byose ntabwo bishoboka. N'umwihariko w'Imana yonyine gusa, kuko Imana ntabwo, iyo tuvuze ngo Imana imenya byose, ni ukuvuga ngo Imana imenya ibiriho none, imenya ibyatambutse, kandi imenya n'ibizabaho. Ni ukuvuga ngo ari ibiriho, ari ibyabayeho, ari ibizaba, byose Imana yabimenye bitaraba. Aho rero niho Imana itandukaniye n'abantu, kuko abantu tumenya ibiriho, rimwe na rimwe abantu bagashobora no gutekereza wenda ku bizaba bitewe n'ubumenyi runaka. Bakavuga bati turateganya ko hashobora kuzaba imvura kuri urugero, bitewe n'uko babona ikirere cyifashe, bitewe se n'ubundi buhanga isi igenda yunguka muri iki gihe. Ariko nta muntu ushobora kumenya byose. Ariko Bibiliya itubwira ko Imana izi n'umusatsi uri ku mutwe wawe. Imana irawuzi. Nagerageje gukonsirita icyo abahanga babivugaho ku bijyanye n'umusatsi uri ku mutwe w'umuntu. Barambwira ngo umuntu ashobora kugira hagati y'ibihumbi 100
n'ibihumbi 150 by'umusatsi uri ku mutwe we. Ariko bavuga ko biterwa na fagiteri nyinshi cyane, zimwe zijyanye n'ibara ry'umusatsi, ibijyanye na genetike cyangwa se age cyangwa se health. Ibyo byose bishobora gutuma umubare w'umusatsi w'umuntu uri ku mutwe we ushobora kuba uri hagati y'ibihumbi 100 n'150. Ariko ntabwo ntibapuresiza ngo bavuge ngo ngewe kanaka ngize uwo mbaza ngo ambwire ngo ufite umubare uyu, ufite umusatsi ungana gutya. Nk'uko ijambo ry'Imana ryo ritubwira ko Imana izi n'inyoni zose ziri mu kirere, ikamenya n'umusatsi uri ku mutwe w'umuntu. Uko niko iyo ni imiterere y'Imana gusa, ntabwo ku bantu bashobora kumenya. Nubwo hari abahanga babayeho n'uyu munsi bakaba bariho bagerageza gushakashaka bagakora ibintu bimwe nk'ibyo turimo tubona uyu munsi aho isi igeze, ariko ibyinshi nta bashobora kubimenya. Noneho ndagira ngo turebe iby'Imana ikuziho wowe nk'umuntu, wowe nka kanaka utuye runaka, ubaho mu buzima buriya wenda ushobora kuba utazwi n'undi muntu uwo ari we wese, cyangwa se uri umuntu uciriritse ugayitse, utuye ahantu kure hatazwi, ukomoka mu muryango utazwi, cyangwa se naho waba uri mu muryango uzwi, ariko hariho ibintu wowe utanatekereza ko Imana ikuziho cyangwa itazi byawe, ariko Imana ikabibizi. Ijambo rya mbere Bibiliya tubwira ngo Imana yakumenye itarakurema, utarabaho, ababyeyi bawe batari banabaho nabo ubwabo, batari banahura, Imana yari ikuzi. Usomye Yeremiya igice cya 2 umurongo wa 5, Imana igaragaza neza ko imenya abantu, imenya umuntu ataravuka, kandi ikamenya uwo ari we, ikamenya uko nimba azavuka ari umugore cyangwa ari umukobwa cyangwa ari umuhungu, nimba azavuka ari inzobe cyangwa ari gikara, nimba azamara imyaka ingana gute ku isi. Imana ibimenya byose wowe utarabaho. Imana umenye ngo yakumenye utarabaho, ntabwo uri impanuka. Uko wavutse kose, umuryango wavukiyemo wose, ibibazo wahuye nabyo byose, ubuzima ubayeho uyu munsi, ndetse n'ubwo utekereza uzabaho ejo, Imana yabumenye kera wowe utarabaho. Niyo mpamvu iyo Mana izi byose kuri wowe ukwiye kwizera. Imana yatumye uza kuri iyi si ukaba uriho. Mu by'ukuri nta muntu wagize uruhare mu kubaho kwe. Abantu bashobora kugira uruhare wenda mu kuzabaho kwabo ejo, ariko uruhare mu kubaho kwawe, mu kuba uriho, kuba waravukiye mu muryango runaka, ni Imana yonyine gusa. Ni umugambi w'Imana, kandi Imana yashatse, ifite icyo yashatse ku buzima bwawe gitandukanye n'icy'ababyeyi bawe. Imana ifite umuhamagaro yaguhamagaye, nk'uko twamaze kubona aya magambo yavuzwe na Hana igihe yari amaze kubyara umuhungu amwise Samweli. Nibwo yavuze ati Imana imenya byose. Samweli nubwo yavutse atinze, akavukira mu myaka y'ubukecuru n'ubusaza bw'ababyeyi be, ariko Imana yari ibizi. Nubwo bari barihebuye bibwira ko bitagishoboka, ariko Imana yari ibizi. Kandi hari n'icyo Imana hari umugambi w'Imana yari ifite kuri Samweli. Nawe kubaho kwawe Imana igufiteho umugambi. Witinyishwa, uterwa ubwoba, wihebe kubera ibikuzengurutse, ariko Imana iri mu ruhande rwawe, kuko iyakuremye igatuma ubaho, ukavuka ukaba uriho uyu munsi, ifite impamvu. Ntabwo uriho ku busa. Ijambo rya kabiri, Imana imenya ibiri mu mutima wawe. Nasomye Zaburi y'139 umurongo wa 1 kugeza ku wa 5. Haravuga ngo Imana ngo Uwiteka arandondeye uramenya, uzi imyicarire yanjye n'imihagurukire yanjye, umenyera kure ibyo nibwira, ujya urondora imigendere yanjye n'imiryamire, uzi inzira zanjye zose. Kuko ijambo ritarava ku rurimi rwanjye,
uba umaze kurimenya rwose. Uwiteka ungose inyuma n'imbere, unshyizeho ukuboko kwawe. N'andi magambo menshi ukomeje ukayasoma, uyu mwanditsi w'Izaburi agaragaza ko Imana imenya ibiri mu mutima wawe, ndetse n'ijambo utararivana mu mutima wawe. Ntabwo Imana ari nk'umuntu, umuntu ashobora kumenya ibyo uvuze, kandi nta muntu wakubona witambukiye gusa. Hari n'abafite ubwo bumenyi bwo kuba wamenya ibyo umuntu atekereza, ariko ntushobora kumenya ibyo umuntu atekereza mutaganiriye. Ntushobora kumenya ibyo umuntu atekereza mubonye atambuka gusa utamuzi ngo umubone ibiri mu mutima we. Ubwo ibyo byonyine ni umwihariko w'Imana yonyine gusa. Menye rero ko mwene data muvandimwe, ibyo utekereza, ibyo ugambirira, ibiri mu mutima wawe, byaba ari bibi cyangwa ari byiza, Imana irabizi. Niyo mpamvu Imana ntigira aho ihishwa. Umuntu yabasha kwihisha abandi, akabahisha ibyo atekereza, byaba ari bibi, byaba ari sari na byiza, ariko Imana ntigira aho ihishwa. Ibintu byose biravuga ngo bigaragara imbere yayo ngo nk'ibitwikuruye, ndetse ngo n'ibyakorewe mu bwihisho. Biravuga ngo igihe kizagera Imana ibigaragaze ngo bise nk'ibiri ku gasongero k'inzu, aho umuntu wese ashobora kubibona. Imana yari idufashe, Imana ikugirire neza, kugira ngo ibyo ugambira mutima wawe muvandimwe, mwene data, nshuti, ibyo ugambirira biba ari byiza gusa, kuko Imana ibasha kumenya ibiri mu mutima wawe ibyo ari byo byose. Imana idufashe, Imana itugirire neza. Ushobora kubugambirira kugira n'abandi, ushobora kubagambirira kwiba, kwica, guhemuka, kugira gute, ariko Imana ibyo byose irabibona. Kandi biravuga ngo izanabihanira abantu ngo uko bikurikirana. Biravuga ngo urabikora nka kwihorera, urabitekereza nka kwihorera, ukabikora nka kwihorera, ngo igihe kizagera ngo mbiguhanire byose uko bikurikirana. Imana igufashe kugira ngo ushobore gutekereza no gukora ibikwiriye kandi biguhesha umugisha. Ijambo rya gatatu biravuga ngo Imana izi ibyifuzo byawe. Biroroha kuvuga ko Imana izi byose, ariko igihe kinini iyo uri mu ntambara cyangwa mu bigeragezo, biragora kwemera cyangwa kwizera ko Imana ibona, cyangwa se Imana ifite ubushobozi ku bibazo byawe, kandi Imana ifite igisubizo. Muribuka ubwoko bw'Isirayeli bamaze imyaka 40 mu butayu, bazerera, bazenguruka, bagenda basubira aho bari bari, kandi byaterwaga n'iki? Nuko Imana yabakoraga igitangaza. Bagera imbere bahura n'izindi ntambara bakakibagirwa, bagatangira kwitotomba, bagatangira kuvuga bati, bakavugira Mose bati, iya Mana iri hehe? Ya yindi watubwiye, kuki utaturetse ngo tugwe mu Egiputa? Kuki watuzanye muri ubu butayu? Bakavuga amagambo menshi. Hanyuma byatumye Imana ibatinza mu butayu kumara imyaka 40, kubera yuko bari bameze nk'aba mwana wiga ntafate, bigatuma agenda asibira, asubiramo. Mwene data, nimba uri mu ntambara, nimba uri mu kigeragezo, nimba uri mu bigoye, uyu munsi ndagira ngo nkubwire, ntiwibagirwe ko Imana ifite ubushobozi, ntiwibagirwe ko Imana ifite imbaraga, yagukije muri bimwe byashize, na n'uyu munsi iracyafite imbaraga kuri ibyo ngibyo ureba, kuko biravuga ngo umunsi wose ukwiranye n'ibibi byawo. Buri munsi ufite ibibi byawo, kandi ukagira n'ibyiza byawo. Ibyo bibi rero ubona uyu munsi, ntutekereze ko ejo bizagaruka. Imana igufashe, Imana ikugiriye neza, kugira ngo wibuke ko Imana izi ibyifuzo byawe, kandi si ukubimenya gusa, ahubwo Imana ifite n'igisubizo. Imana ifite igisubizo ku buzima bwawe bwa buri munsi. Imana ifite igisubizo ku burwayi bwawe ufite uyu munsi. Imana ifite igisubizo ku ntambara izo arizo zose, aho zaturuka hose, ibara ryaba zifite zose, nubwo wenda atari bidasa n'ibyo wahuye nabyo umwaka ushize, ariko uko bisa kose, ndagira ngo nkubwire, Imana irabizi byose. Umunsi umwe muribuka abigishwa ba Yesu nabo bahuye n'umuyaga mwinshi cyane,
wishe uhera ubwo bari mu bwato, noneho ngo batangira gutekereza ko Yesu asinziriye, batangira kumukangura bati mbese ko usinziriye tukaba tugiye gupfa, tukaba dushize, bibwira ngo yasinziriye. Ariko hari umurimbyi nyankunda cyane w'indirimbo imwe ijya ivuga ngo ntiyaryama twashira. Imana ntabwo yaryama, Imana ntigisinzira kuko atari umuntu, ahubwo ishobora gusa nkaho itakureba nawe ukibwira ngo ntikureba, ariko kugira ngo ipime kwizera kukurimo kuko wamaze gukura. Kuko Imana ntishobora gusinzira, Imana ntishobora kurwara, Imana ntabwo izinduka, ntabwo ari ikigirwamana nka bya bindi babahanuzi ba Shera na Dagoni basengaga igihe cya Eliya. Ariko Eliya ngo akabakina ku mubyimba, akabwira ati nimuhamagare cyane, Imana yanyu yazindutse, ishobora kuba hari aho yerekeje, ishobora kuba ari ugiye gusura, ishobora kuba hari aho ihugiye, ishobora kuba iri gutyo. Ariko Imana dusenga, Imana yo mu ijuru yaremye isi n'ijuru, Imana ya Ibrahimu na Isaka na Yakobo, iyo Mana ni Imana idasinzira, ni Imana idasiba, ni Imana ihari iboneka igihe cyose, igihe tuyizeye, igihe tuyishatse, igihe igihe duhamya ko izi byose kandi ko ishobora byose. Imana itugirire neza, Imana idufashe. Mu gusoza ndagira ngo mbwire umuntu wese wari ugeze mu gihe atekereza ko iby'Imana itabizi cyangwa se itabyitayeho, komeza uyizere kuko Imana izi ibyawe. Imana irabizi, kandi nk'uko tumaze kubivuga, kubimenya kw'Imana si ukubimenya gusa, nk'uko umuntu ashobora kumenya ibibazo ufite ariko akavuga ati nta bufasha mfite. Imana izi ibyawe byose kandi ifite n'igisubizo ku bibazo byawe. Imana ifite igisubizo ku burwayi bwawe, Imana ifite igisubizo ku biguteye ubwoba ubona bikuzengurutse muri iki gihe. Mwene data, icyo usabwa ni ukumwizera, ni ukumutegereza, ni ukuba maso, ni ukwirinda kwitotombera Imana, ahubwo ukayihamya Imana, ukavuga ko Imana ishobora byose kandi yuzuye imbaraga ndetse no gukiza. Kandi Imana hari n'igihe yemera ko bitinda bikamara igihe kinini kugira ngo uzabone ubuhamya bwo guhamiriza abantu, nka wa wundi wahamaze imyaka myinshi ku kidendezi cy'Isorowamu, ngo igihe marayika yajyaga amanuka abandi bakabona babashyiramo, ngo we ntiyari afite umuntu. Ariko umunsi Yesu yahageze amateka yarahindutse. Ntabwo wizeraga yuko watekerezaga ko nta muntu afite, ariko Yesu yari ahari, umuremyi wawe arahari. Nawe ushobora kuba nta muntu ufite wagufasha, ushobora kuba n'abo wabwiye bose wenda baragufashije bageraho bakarambirwa, ariko Imana uyitegereze, Imana uyizere, igihe kiraje kandi kirakwegereye kugira ngo Imana igusubize kandi Imana ikubere byose, nawe uzabona ubuhamya bufatika bwo kubwira abantu iby'Imana yakoze. Imana ibahe umugisha bene data. Turarangije, ariko umenye ko Imana izi byose, Imana izi ibyawe, Imana izi ibikuri imbere, Imana izi n'ibyo utazi. Hari n'ibyo igiye gukiza utanasenze, utanabizi, ukabona uragiye ufashe urugendo uragarutse, ukabona uraryamye burakeye, utazi imigambi myinshi igucirirwa hejuru, icirwa mu mwijima yo kukugirira nabi, yo kukwirukana mu kazi, ukabona ukwezi kurashize urahembwe, ariko utazi inama zikorwa hirya no hino zo kukugira nabi, zo kwirukana mu kazi, zo kwambura ubuzima bwawe, zo gusenyera urugo. Ariko Imana igikurinda muri byinshi. Reka dusenge Imana. Imana ibaho umugisha mu izina rya Yesu. Data, mu izina rya Yesu dusengeye umuntu wese umvishije ubutumwa kuri uyu munsi kugira ngo abashe gukingura umutima we, kandi wibutse abantu ko ibibazo byabo, intambara zabo, ingorane zabo, izo zose uzizi kandi ufite igisubizo. Mana, turasengera rero abarwayi bari bihebye, turasengera abashomeri
bari bamaze kwihebura, turasengera ab'ingo zasenyutse cyangwa babona zigenda zisenyuka umunsi ku wundi, bagenda bihebura amanywa n'ijoro, turabasengera abo bose. Turasengera abarwayi bari kwa muganga, abo abaganga bamaze kubwira ko bitagishobotse, ibyabo byose urabizi Uwiteka, ni wowe ufite iminsi yo kubaho mu maboko yabo. Turabasengera mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Turasengera abana bari mu mago babuze school fees, babuze scholarship, turabasengera aho baherereye hose mu izina rya Yesu. Turasengera abakene, turasengera imfubyi, turasengera abapfakazi, abihebye bose, abari mu magereza, abadafite shinge na rugero, abari mu ntambara bararwa ntambi, turabasengera kugira ngo Mwami ubare mu mutima kandi ubibutse ko imibabaro yabo n'intambara zabo zose uzizi kandi ufite itegeko kuri ibyo byose. Mana, turasabye kugira ngo utange itegeko, uvuge gusa, maze ushyire mu mahoro abari mu ntambara, ukize abari barembye n'abadafite ibyiringiro, ubongera iminsi yo kubaho kugira ngo bagushime kandi bavuge kugira neza kwawe. Urakoze Uwiteka, wabashomera akazi kandi n'abadafite epfo na ruguru bagowe bihebye, warambura ukuboko kwawe. Urakoze kugira neza, urakoze kudahinduka kandi uri umwami w'abami. Tubyambaje Imana mu izina rya Yesu, amen. Imana ibaho umugisha. Turarangije kandi mu kurangiza nk'uko bisanzwe tujya dushimira abaduteye inkunga, bakadukorera subscribe, bakakora share, comment, like. Mwese Imana ibaho umugisha, kandi n'abatarabikora rwose kugira ngo tubasabe mugerageze mu bidukorere, kuko biradufasha kuzamura uyu muyoboro wacu kugira ngo dushobore kugera, tugire ubushobozi bwo kugera aho tutaragera, dushobore no kuvuga tugaragara mutubona. Nabyo ni byiza kandi namwe bizabafasha kumenya ko dushyizeho ibiganiro, mukadukurikirana. Imana ibaho umugisha kandi Imana ibagire neza. Turashimira rero abadukurikiranye bose, kandi turashimira ndetse na korali Obote muri ADPR mu mujyi wa Kigali, ahantu bita mu Rukiriya ya kabiri. Mwese Imana ibaho umugisha, yadukoresha ibihimbano byabo, indirimbo zabo nziza nk'iyi muri mwumva muri kiganiro. Mushobora no kubona izindi zose kuri YouTube, kandi zirimo ubutumwa bwiza bw'ijambo ry'Imana. Imana ibaho umugisha rero. Turarangije, turasoje, ngo tuzasubira mu izina rya Yesu umwami wacu, amen. Ariko tubisoma barabategereza Uwiteka bihanganye.